Amahoro ya Kristo bana b'Imana nta Alphonsine yankurisha ubaramutsa. Ndagira ngo rero dukomeze tuganire kuri cya kiganiro cyacu twatangiye tuvuge ku mabonekerwa ya Bikira Mariya ayemewe n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu isi. Ubushize twavuze amabonekerwa ya Guadeloupe, tuvuga amabonekerwa ya Silva. Ahandi ha gatatu rero umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye ni mu gihugu cy'Ubufaransa hitwa Lourdes. Ingoro ya Bikira Mariya umwamikazi wa Lourdes yubatswe mu 1665, ikaba iri rwagati mu misozi miremire yitwa Alpes mu majyepfo y'Ubufaransa. Niho rero habereye amabonekerwa ya Bikira Mariya kuva mu 1664 kugera mu 1718, imyaka irenga 50 yose umubyeyi Bikira Mariya abonekera umukobwa witwa Benoîte Ranculaire. Benoîte yavutse tariki ya 17 z'ukwa cyenda mu 1647. Papa we yitaba Imana akiri mutoya afite imyaka 7 gusa, kandi ari umuryango w'abakene. Ageze rero imyaka 12, mama we amwohereza kujya kuragira intama mu misozi ya Alpes. Muri icyo gihe akiri umwana muto, ari mu misa, yumva padiri yigisha avuga ko Bikira Mariya ari umunyampuhwe. Biramutangaza cyane, yifuza kumubona ndetse no kumukorera. Ariko na mbere akiri muto, mbere y'uko agira iyo myaka 12, yabonye ibitangaza, ndetse no muri icyo gihe cy'imyaka 12 no hejuru yayo gatoya, yabonye ibitangaza bya Bikira Mariya. Ngo afite imyaka 4 gusa, ariko wa gatatu w'ivu, abana bari babonye padiri asiga ivu abakristo ku gahanga, nabo baragenda bisiga icyondo mu maso. Nuko ngo haza umugore mwiza cyane, yuhagira Benoîte mu maso no ku munwa, asaba abana kwitonda, nuko arigendera bayoberwa hagiye, baramubura nyine ntibamenya aho anyuze. Benoîte afite imyaka 8, umudamu mwiza muremure batari bazi, yanyuze mu mudugudu w'aho bari batuye, akajya mu ngo asaba umugati, akusanya imigati yuzuye agatebo, ayishyira umuntu wari umukene cyane ariko w'inyangamugayo, amusaba kujya avuga buri munsi zaburi z'ukwisubiraho hamwe n'ibisingizo by'abatagatifu. Abana rero babonye uwo mubyeyi barakomeza baramukurikira, babonaga ari mwiza cyane. Mu bana bamukurikiye harimo na Benoîte. Umubyeyi rero agenda aha abo bana imigati mu nzira, nanone bagira batyo baramubura, bayoberwa ahantu aciye. Ubundi Benoîte na murumuna we bari bashoreye indogobe, yikoreye imifuka y'ingano. Indogobe yikubita hasi kubera kuremererwa. Bagiye kubona, babona umudamu mwiza cyane batari bazi, araza abafasha kwegura ya ndogobe, nuko bakomeza urugendo. Ikindi gihe Benoîte bari bamutumye kwahira ubwatsi bw'amatungo, yigira inama yo kubanza kunyura mu kiliziya ngo asenge. Ageze mu kiliziya arasenga, aratwarwa, ahaguma igihe kirekire ageza ku mugoroba. Abonye bugorobye kandi nta bwatsi afite, ubwoba buramwica, atangira kurira. Asohotse arebye inyuma y'umuryango wa kiliziya, abona ubwatsi buharunze kandi buhambiriye neza, nuko arawuterura arataha. Ubundi nanone ari mu kigero cy'imyaka 13, igihe yararagiye intama hafi y'umugezi, abasore bamwirukaho bashaka kumuhohotera. Yiruka bahunga, anyura mu mugezi. Ntiyagira icyo aba, arawambuka. Ba basore bari bamukurikiye bahagama mu biziba byo mu mugezi, amazi arabarengera kugeza hejuru y'amavi, ntibabasha kwihuta nka we, aba arabasize. Amabonekerwa ya Bikira Mariya rero kuri Benoîte yatangiye mu kwezi kwa gatanu mu 1664. Ibyo bya mbere ni ibitangaza byagendaga bimubaho, akabivuga nyine ariko atarasobanukirwa neza. Rimwe rero aragiye intama ku musozi mu kwezi kwa gatanu mu 1664, Bikira Mariya aramubonekera afashe umwana ikiganza, ari mwiza cyane,
atangira kujya amubonekera buri munsi mu gihe hafi amezi 4 aho ku musozi. Bukeye amubwira ko azongera kumubonekera ahantu hahumura neza. Mu kwezi kwa munani muri uwo mwaka w'1664, Benoit ubwo yari afite imyaka 17 azenguruka amazu yo muri Los yihumuriza inzugi zayo ngo yumve ahahumura neza Bikira Mariya yamubwiye ko azamubonekera. Aragenda agera ku rugi rwa shapeli, yumva impumuro nziza, asanga urugi rukinguye gahoro. Arinjira abona umubyeyi Bikira Mariya ahagaze iruhande rwa alitari, ariko nta miteguro ihari. Aramwegera, amupfukama imbere, amusaba ko yatanyura itaburiya ye akayimuha akayikandagiraho. Bikira Mariya aramuhakanira, amubwira ko mu minsi mikeya nta kintu na kimwe kizaba kibura aho ngaho mu miteguro yo kuri alitari. Bikira Mariya abwira Benoit ko mu minsi mike aho hantu hazubakwa ingoro ngari yubakiwe umwana we nawe ubwe, kandi ko ari hazajya amubonekera mu bihe bizakurikira. Ati iyo ngoro izaba ahantu abanyabyaha benshi bazaza bakicuza bakagarukira Imana. Kuva ubwo rero Benoit yajyaga azamuka umusozi buri munsi, akaza aho ngaho muri shapeli guhura n'umubyeyi Bikira Mariya, akahamara amasaha 2 cyangwa 3 amuganiriza. Abantu batangira kujya baza kwambaza umubyeyi Bikira Mariya aho muri iyo shapeli ya Los, bakumva ya mpumuro nziza ngo yabateraga gusabwa n'ibyishimo, kandi n'ibitangaza bitangira kuhabera. Indwara nyinshi zirahakirira. Abantu bakize indwara babaye benshi, ariko inkuru y'uwitwaga Tarinaval wari warahinamiranye amaguru, umugabo we aramuta kubera kutabasha kwihanganira ubumuga bwe. Umukobwa agasubira kwa mama we, hanyuma mama we amujyana Los, bahavugira amasengesho y'iminsi 9. Ijoro rimwe mama wa Gatarina yumva ateye hejuru avuga ati, Imana isingizwe, Imana isingizwe. Yarambuye amaguru biremera, ndetse arahaguruka aragenda kubera impuhwe z'Imana. Icyo gitangaza cyatumye intumwa y'umwepiskopi yemeza ko Los ari ku butaka butagatifu. Ahashyira abapadiri 2 bakajya bita ku bakristu baza kuhasengera. Benoit nawe ntiyongera kuba umushumba, ahubwo aguma aho ngaho muri shapeli, akomeza kubonekerwa kugeza mu 1718 atangaza ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya, burimo kumwubakira ingoro ngari no gusaba abantu kwihana nta buryarya. Umubyeyi Bikira Mariya yamubwiraga kenshi ko amasengesho y'abantu atanezeza Yezu Kristo igihe avuga nk'uburakari cyangwa intimba. Benoit yamaraga igihe kinini asenga, asabira abanyabyaha. Impumuro nziza yo muri shapeli ya Los, abegeraga Benoit nawe bayimwumvagaho. Amavuta ya buji yo muri shapeli nayo yakizaga abayisigaga. Benoit yabayeho ageragezwa cyane na shitani kubera ubutumwa bwe bwo gusabira abanyabyaha. Yasabaga kenshi abantu kwirinda guhabwa Yesu mu Eucharistia batejeje imitima yabo, nk'uko yabibwirwaga n'umubyeyi Bikira Mariya. Amabonekerwa ya Los yemewe n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 5 mu mwaka w'2008. Bikira Mariya mubyeyi wacu, mirikire y'abanyabyaha, udusabire. Bikira Mariya mubyeyi wacu, mirikire y'abanyabyaha, udusabire. Bikira Mariya mubyeyi wacu, mirikire y'abanyabyaha, udusabire. Wadusabye gusenga cyane mubyeyi, tukisubiraho tukicuza ibyaha. Waduhaye intwaro n'ingabo dukinga, rozari n'ishapure y'ubu
Mariya kugutaramira, mubyeyi wa jambo uduhora hafi. Ndakuramutsa Mariya, ubujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ubujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ubujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya mirukiro y'abanyabyaha, udusabire. Bikira Mariya mirukiro y'abanyabyaha, udusabire. Bikira Mariya mirukiro y'abanyabyaha, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.